ariko menya ndiho reka mpogoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba. Dore nawe mu maso ndagapfura ndasa na bwiza bw'amashira budashirora nirongorwa. Dore amabere ni imitemeri abasore bayareba bagashiguka n'ikimero kandi nkirusha abanyirabyano rwose mazi yatekeye n'isesu y'uranga kuva ku mutwe kugera ku birenge. Nduwa mbere mpagaze bwuma ariko se nk'uhagize umusore umbona ntiyankekamo ubusazi cyangwa ubwirasi. Ibyo ntacyo ariko none siko ntiremye Imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse yangize ruhanga rutagira inkombe wampuza nayo nayikora mu ntoki pe. Ubu rero uyu munsi umukundwa Haruna araza kunsura. Ni ngombwa kandi ko nsanga muri iyi kanzu nziza yanyoherejeho kagira Imana. Yambwiye ko yayinkuriye Nairobi. Mama ndamuhobera ntewe ndamugwa munsi mugwa neza ababyeyi bandeba mbakire kandi araza muri ya modoka ye nziza igenda ivumera. Yewe no guturira umuhanda ntako bisa. Aho yonge kubyirukira ruguririya mu gishihi Haruna yari kumenya nubwo ndi gishongore bwose. Icyama agatinda mu misa. Data wo yibereye mu runywero. Rupaca musaza wanjye wo bariruka inyuma y'inka zashiza zishakira urwuri. Ariko noneho ino sisoko isigaye muri runo rugo rwa Rushinga biguye. Nuko mafubo wanjye. Mazi yate. Karame. Wakoze gutegura no gukundura imyanda yose yari hano. Ntureba se shenge. Dore urugo rwose rurahumeka ituze n'isuku inogeye ijisho. Erega mwana wanjye nicyo cyarangaga umwari Rwanda. Ariko ngo ntabyera ngote. Bitese. Iyo tamparurira imbwijana ari naritereye hariya munsi y'icukiro. Kuko burya kutamenya ibiribwa kandi ufite inda ari ubupfayongo bubi. Mumbabarire sinzongera. Nabonaga ziteye icyo niki. Kandi ngo icyaha kimwe n'ikica umugabo. Niba kitica umugabo ariko gishobora gucisha umugore umutwe cyangwa kikamutubiriza igikundiro muko. Ma, niki? Nagira ngo mumpe amafaranga yo kugura byeri dufite umushyitsi. Uwo mushyitsi se ugomba amabyeri n'uwahe? Wa mwana Haruna ngo araza kudusura yaranyandikiye. Ariko kuko uracyashodekanye ariko wa mukobwa we muzima. Uracyashodekanye koko na Haruna nabonanye uburere budashobotse. Nyamara n'umwana mwiza aritonda. Sikaho. Umuntu yakugusomagura gukubita agashyi ku matama nkaho hari amata y'inka ze so yanyoye. Koko muracyakururana wa mukobwa we. N'umukecuru nawe aransekeje. Ngo ndasekeje mwana wa. Mbese ntabwo wari uzi ko ariko abasirimu basigaye baramukanya. Mbambizi se. Ibyo rero noneho nibyo byakuye amashyo n'amashongore. Mujye mukomeza musinzirire mu bujiji nimubona urungano dukora ibuje n'amatwara ya kijyambere mwiho kudukwena no kutunegura nkaho hari inenge turiho. Mwana wanjye ibyo n'ubwasama n'ubupfayongo. Kwitwara nk'ibitambambuga mwe hagusamarira biturutse hanze byose ngo namajyambere. Ubu ko kurabona ari byo kwihebera umugabo utazi utabonye ngo nuko akora mu mujyi wa Kigali. Haruna ndamuzi rwose. Ni umusore w'indatwe ufite igikundiro n'uburanga. Umuzi ute? N'uwande? None se ntafite imodoka ya kataraboneka kodesha na leta akayitwaramo minisitiri. Uribuka ko twamenyanye igihe yarazanye uwo mutegetsi mu birori byo gutaha komine? Naho byaci Rwanda no kwisi yose baramuzi kuko akiri mwiza. Urwo si rutokanya ko. Ariko se mama iki? Uragira ngo niteshe Haruna urebe maze gukura kandi nkaba ndi mwiza? Kaburo bwiza wandindagiziwe. Nuko ujye hutera imbabazi rero nuko nta wundi mukoro. Wega wa kanyako. Maze rero mazi yateke. Nagira ngo tuve muri uru kuko hari byinshi bindeba kandi bintegereje muri urugo. Ndakumenyesha kandi ko nta mafaranga nifitiye. Urumvise? Ayo mavyeru yavanaho. Ntiyaburira ku bagabo ngo aboneke ku bagore b'ingorwa. Mama icyo wa mukobwa ugiye kutubiyobera mu mashyi no mu mudiyo. Si cyane. Wowe ugire kuvuta kikoze isuka. Isuka. Reba amazi yateke mpinga rero. Ugize ngo iki muko? Rero maye ngo wiza amashuri y'ingoboka. Izo ngoboka se zitagoboka ababyeyi n'ingoboka nyabaki. Shisha makeya. Ugize kuba warihinduye inyoza karenge. Ukabusigaye uhora mu mazi kurusha inyoga ruzi. Reka sinakubwira. None wihaye no kwambara imyenda y'amahenure satigeza kugurira nta soni. Yego baba. Niko kuko mazi ati. Hundi wa mwenda ugenda ubonera n'urtyo wambara ukagusiga ku gahinga aho hawe nande kuko. Akaga kanzu se sinagahawe n'umukunzi Haruna mushaka gusuzugura kandi afite roho nziza.
uwo mugabo wo kukwambika ronse yo kugenda igukoza isoni mu nzira niwe muko ushaka kunzanira wa mukobwa we? njye niwe nikundira rero. aho wari uzi n'ikindi, njye ndi nk'umuhungu ukanyura imbere wambaye umwambaro nk'uwo, nawe gushwanyagurizaho maze nkakubagira ibisiga izuba riva. umukobwa nyabusarangwa n'ubupfasoni n'ibanga ry'umutima n'umubiri, ntabwo yishyira hanze. mumbabarire, dore ko agahu gahuye n'umunyutsi. ikoye banyogokuruza se bambaraga bate? ntibambaraga agahu k'umukane cyangwa inkanda basize amavuta? mu gituza se ho bambaraga iki? mujye mutuvaho tw'urubyiruko maze mutureke dukora uko ubwenge bwacu bushaka. naho ibyo kwitwara nk'abakera ntituzabikundana mba. mwana wanjye abakera bavuganaga ituze kandi ntibiyandarikaga nk'uko ubikeka. nta mwari wo mu ruhimbi wasakuzaga, ahubwo wasangaga ahimbajwe n'uruhindu atakanyamuraza imyashi n'igembe. urumva? kandi no mu myambarire wihaye kunenga nta kinego cyarimo. umenya ko nta myambaro nk'iyi tuzi yariho. kuko mu impuzu no gukanimo, kuboha inkindi, inyonga se n'uruyonga ntiwari umurimo woroshye. ariko nubwo bari bafite ingorane bwose ntawahataniraga kwambara ubusa. urumva? ibyo ni ibitekerezo bishaje mu baturage mwishyizemo nk'uko abanyamujyi bakunda kubita. turi abaturage nyine. ababo birasi bo mu mujyi tutabahingiye cyangwa ngo tworore babona amata atuma bagira amatama manini n'amata ko atengerana mu bitenge bahoramo. nanjye ariko nikundira ubuzima bwo mu mujyi. ubuze utese muko? simpora mbona abo bamo bahora bakeye nk'inyange, mbese nk'uko nsama. gasukusuko nyine wa kigoryiwe. mazi yate, fata akabindi ujye kunzanira amazi vuba. nzanira amazi yo kwinywera, ndumva inyota imbaga. dore n'ejo nari nibwiye ko nimva gutera intabire mu kabande nsanga waseye ya masaka yasigaye tugashigisha agasuru ko kwiririrwa. none wihitiyemo gutera ipasi ibitambaro. kirabwanga ujye kunzanira amazi yo kunywa, ndumva amaze kumagana wanansakurishije. ariko ubwo nta soni ugira ma. ureba nisokoreje umuderi nateyemo kanta, niyambariye n'ikanzu bareba bagakangarana, none ngo ninjye mu isayo yo mu isoko nk'aho ndi ngaru nyir'umugezi. mazi yateke ntaho nkugira rwose. ufite inyota nashaka yishire cyangwa yigireyo. ndabivuze umukobwa w'abasinga. ugize ngo iki mazi yate? ugize ngo iki rwose? aho niwireba amabere areze mu gituza ukagira ngo ni wowe wibyaye di? nuko utazi uko inda yawe yari inzironze maze nkayikizwa n'Imana y'ingoma ya Rusenyi. mazi yateke koko nuko umbwiye ari wowe mwana muto nsigaranye niyambaza? uzi ko musaza wawe urupaca warushya ari mu nka koko? mugira ukuntu mwanyimye amafaranga yo kujya kugura byeri z'umukunzi, none mwihaye kuntitaho muntera agahinda gusa. ariko niba ari amatwi y'abakecuru yumvirana, ruva ikintu gisa n'imodoka iza hano. muraho uriho? muraho bibi? uriho yeza kuzwe. yego turere. muraho haru? amazi yate? mukomere. mukomere cyane. ega mama ntabwo ari Viviana, yitwa Madarina. hariya ntabwo muzi igiswahili? mumbabarire da ntabwo nabimenye. ntabwo ngira ngo ndi iwacu Nyamirambo. muraho rero? turaho buhoro buhoro. ariko twari tugukumbuye cyane. tugufitiye n'amakuru menshi. ni byiza. mumbabarire hari aho nyarukiye. usigarane n'umukecuru, ntabwo ntinda ndaraswayo. wanyiyongiye yose w'imvura iragwa kuri n'amapfa yacanye. eka ntabwo mbizi ko ntawe mpurira se n'imvura. ngwiki? ntawe mpurira n'imvura, akenshi mba nibere mu biro cyangwa se mu modoka sinyibone. ariko rero umenya ahari ko kuko njya nsanga nimwe na rimwe kaburimbo yatose. abasaza se bo baraho? eka data rwose ntabwo muherutse. numva avuga ko yabacururiza iriya muri Kenya. umukecuru wawe se ntabwo babana? yewe uretse no kubana na data nukubaho ushobora kuba atakiriho. ukaba utabizi? reka ntabibwirwa n'igisi ngo hatwaye n'umunyekongo kera mu gihe cy'Ababirigi. gisimbizi yansize kwa shangazi gusa, none rero. yewe uwo shangazi se we ni so wanyu cyangwa ni nyokoro? erega mubyeyi ubundi simvuga ikinyarwanda cyane, igihe nkunda kwikoresheje igiswahili. ndabyumva nyagasani. ariko ubundi ntabwo uri umuswahili ko aribo nabonye bambaye ingofero nk'iyo baje guhamba mwene wabo Rajabu. wajye ntabwo ndi umuswahili, ndi umuyisilamu. ntabwo ninyigira ndakomeye nditunze, mfite imodoka, ntabwo ndi umujura.
mwana wanjye se ko tuba twisaziye kugira ngo ibyo tumenya kubitandukanya. Nibyo rero mubimenye. Turabimenya. Ariko mukobwa kundi batangiye gutinda kandi nihutara. Yego baba. Sawa nguri yaraje. Hari uko ndeba utangiye kwinanura wowe warambiwe. Oya nari nkigana n'umukecuru. Nziye ko ntagutindiye cyane. Oya kuko ngeze aho bacururiza byeri nsanga abamwe bafunze utubari ntawe uhita. Bakomeze bayahonde. Ndabizi bazahumeka maze kweza imifuka. Dore ko abagabo n'ifaranga wagira ngo bafitanye inzigo. Ayega ni mutureke amafaranga yatwifatiye nkuko namwe abagore mwatwifatiye. Si byose? Yewe. Ni mwakira kabyeri mu manura ivumbi. Mugomba kuba mufite inyota dore muvuye kuri. Ega mukundwa ntabwo dusoma ku nzoga zikaze. Iwaba we. Monesi. Yego twinywera icyayi gusa. Cyaba kidahari kandi tugafata ka fanta gakonje. Ntibishoboka. Uko bimeze? Bose ko nari nikopesheje byera amacupa 5 yose hani nkabanyazanye afunguye. Bose ndabigenzana. Nshira yangire. Ino kandi nta fanta zihaba kandi nta guteka n'icyayi. Iyo byiriho umusaza n'umukecuru bayinywe. Ahubwo reka wongeye kukuzanira akaga karyoshye cyane nazizare mu modoka. Ndaje. Akira winywera ibyeri ma. Yemwe nawe n'abagabo bawe nta mabyero ubonye ngusabye. Nakwinginze kuva kare ngo ujye kumvomera amazi kuri kano yo kwinywera unshinga nijose. Urumva? None uvuye gufata imyenda y'amabyero utazishyura nkaho hari umubyeyi wabyaje. Uba amafaranga 500 uzayavana he wa mukobwa we ko nta n'urumiye ukorera. Sinabonye na bya bitambaro wiri gufa umuhungu isuka byarabuze abaguzi. Iri ni ishyano banambuye data. Havese nkora mu bwonko. Ujya kwicara nabanje kukubwira ngo iki? Nabanje kukubwira ngo iki? Akose rwose ubwo byose. Ngaruki. Ngo hoteli ntamwe uvuye aho ngaho uri. Uri ngo ndakweruka abashibuga. Umugabo ntakabyara. Gusa se nibyo vuga. Nta mafaranga yanjye. Sana amafaranga yanjye. Ese kuko amafaranga yanjye. Mwabaye pe nta mucuruzi yitanga ikintu atabanje kugitongera. Ako se uvugira ngo umuntu agira ati urare usanga nzaba no kugusenyera ningana yanjye hoko cyangwa wagize ngo sintuye nibyo ni inzoga ushaka cyangwa se n'umwanduranya ukuzanye cyangwa inzoga yo nshaka ndamurebe icyo nakubwira uyazanye ndakira nakaga kararyoshye nuko warugiye kukantongera kararyoshye se babara kunyambura woshye nta muturage ubu ntuzaho ntuye koko erega amagambo yo tabara se kunyambura bambwiye gutyo aya mujyamenye z'abacuruzi kungana n'umugabo ngara gutyo koko munakwamurana ntanga amafaranga menshi nkabashakira urwago ryoshye ariko ntimunyurwa no guhora munyambura yewe naya munyanzi bahe munyambura hari mugira ngo nimfunga mwebwe ntuzajye mu rwego rwiza Bengaruki kuno no tavugana amahoro ndetse mbereshaho ubwo mbona ibintu byanyobeye cyakugenekeye bitese mutaho umva uyu munsi nazindutse njya guhinga n'umugore wanjye aho nawe kize ngo ndabaza udufaranga kujye kwigurira kagwa aragumya anyipfushaho busa ndiho nihembwa amaboko akize ngo arambwira ko yabuze banza kugira ngo arankinisha nyuma arampebuza nuko mbuze uko mbigenza ndikora ngo nze kwigopesha agacupa ngo wenda nzatanga igitoki ariko kandi tujya guhinga tukaba twasize nyirabahire yigize ibanga nyirabahire uriya mukobwa wanjye ndamuruzi kuri uriya mugore buri gihe aho areba nayungwe nuko aho tuviye mu murima dusanga ikiragi ku muryango namwe bose ndongera kumukiryera yewe nushaka yarije bihanagure niba ari nyirabahire agaca kahushye akaye uyu munsi namubonye ari kumwe na mukobwa nyiraneza
wa mukobwa wo kwa Bwiruka. Inzira bayirira kuyimara. bakundanaga cyane ndabizi. Niba bakomeje kugenda n'amaguru rero kuko nabonye berekeza ya Cyahinda. Uba hari hafi n'umunyakibanda. Nangwa ariko yose nkuru ni nkamamuntu. Naranye nikururira. Nuko ngo bagiye. Bagiye bombi. Ubu ngo bageze hafi umunyakibanda. Umunyakibanda. Naho niba hari zo murishiri zaje zikesheje. Ubwo urabyumva. Mbera. Niba zabatwaye ntibiri gukurikira. Ubu bari Kigali dore ko utanewe sari hajya. Mbara ubu bibiri Kigali. Uwo mutagarazi se ajya kugenda iwanjye yabuze iki? Urero umva ko abye ntako batarushye. Ubagiye kumburiza abana amahoro. Akirana nawe uzukurinda inzara y'Kigali bahora bayitubwira. Akaba rwose nta n'umwe unyarukira munsi y'urugo n'ubana rimwe mu kwezi. Ibyo Kigali nta wabivuga. Urigiye no gutungwa n'isoko. N'isoko. None umutinda arikoze ngo agiye Kigali. Umwana w'umunyarwanda nahambirwa kubagaburira agatsi ntazaba atahanze akabasenyeye mukuru we mu manzaganya. Mwiriwe bagira ubwe. Uraho Rutaki. Abagira ubwe. Komera nawe. Uraho bagira ubwe. Muraho. Bagira ubwe wiriwe. Mwiriweho. Yego. Amahoro. Akira irindi cupa nihere bagira ubwe. Urebe irindi cupa se? Se ni inzoga. Ikora Rutaki, inzoga bayikuye. Iryoshye ko. Muraho ari turaho. Akira ya cupa wanyatse. Era bagira ubwira. Agenda. Murakoze ngaruki. Ubundi gaba umugabo. Ngaruki. Mu gitondo najyanye na wa mukobwa wawe ndetse n'uwa wundi wo kwa Bwiruka. Bari bagiye. Ntibiyumvira. Sebwe nkuri baye impamo. Ntibiyumviye se. Ubu muzanyagwa se yajyana namutumye. Sana nanjye gufasha. Dore rero basha ubwo mubona umugabo ashonga ahagaze burya hari impamvu. Abari impamvu. Uriya mukobwa se hagiye hari n'akanunu k'urugendo rwe narinze. Reka ntituza kubashobora. Uretse ko ibyago bigurira abagabo. Uriya mukobwa yiroshye Kigali. Butareho yari yanahakoze ikintu. Ese buriya arahazi koko yo. Uretse uyu munsi. Nta naho aranagira ni gupfa kugenda gusa. Udake. Ndakwitanga Ngaruki. Nzane n'icupa aho ngaho ngiye nitahire. None za modoka za mugonga. Wabuze kandi kwiringira rya kane. Ngaho ntihajya n'umwe. Iryo ni rya kane. Aneze kandi aje ati. Yibese ko winashira bake mwari umaze kunywa abiri. None se bagira ubwira gasanga umaze kunyaka irya gatatu. Rikaba biba rya kane. Ariko babivuze ngo ugize ibyago ibyatsi nyumupfa gasoni niko bigiye kubaho ko. Uhamya nkiko yampaye inka. Ubure ko ibyatsi we wasinze mbarije we ibyatsi nkwarije wanyoye. None ndi murangwa ngasinda. Uretse ngwerana ko ntazinyoye. Ari wanyoye amacupa harya hankwera ngaye. Ari wanyoye amacupa neyo. Anabaye yo rwose. Ushobora kumbwira ukuntu naba naburiwe. Ubu ufite intango n'intango ugasigara ari muzima. Ndabizi mwaranziye. Ngo ndi atwe kuri adutera sako nkaho yewe kwizo wanyoye ugomba kuziriha. Ariko ubwo nta macupa ne mupfa. Mwana wanjye rwose nibyo. Amacupa ni se amafaranga. Mva rudakemwa mwana wanjye. Niba ari nane uzarije ngweshye igitoki uzaci. Hasi twe kurara dusakabaka nkaho turamasandi. Have se nkora mu bwonko. Mbabarire. Sese kandi. Ese ubwo witora toza gutona imitebero ashaka kungira nkabejo. Ujya kwicara banje kukubwira ngo iki? Nabanje kukubwira ngo iki? Kwese rwose ubwo byose ibintu. Mbwira nabanje kukubwira ngo iki nakubaje nti uzanye amafaranga. So guhimana koko. Wanshubije. Ugizeho naguhaye ejo uratindikiye. None ngo nzaza unyereka igitoki. Igitoki se yibi. Igitoki se kiva mu bwabo. Nta bitoki nshaka. Ahubwo nutereba neza ndakurara muhamya nyiko. Niko. Nakaga. Reka ngiye kuzamenya Gatovu kubera mwe. Ibyo bitiro by'ibitoki se nzajya kuriha abona afata inzago ejo ni baramuka bateye ku muryango. Mvarishira. Ahubwo ngira vuba ibyo bivi ntarabipfira ku muhanda. Ngira vuba. Manoga ngawe mahina. Ni hayi n'ikintu ushaka rwose igikuri. Ariko yo nyakumushu ndayikoba. Ngaruki. Ngote ntamwe imwe. Uvuye aho ngaho uri. Uri ngo ndakweruka abashiboga. Gusa se nibyo vuga. Nta amafaranga yanjye. Sana amafaranga yanjye. Ese kuko amafaranga yanjye. Hano, amafaranga yanjye. Hano, amafaranga yanjye.
ariko uyu mugabo nawe ni umunyamahane koko kigura amafaranga yawe akira amakarese zana shigita yampaye kare bigize ngo urakina naho wari ukomeye amaganura umaze kwasira ngo namaganura Ruteke uzabe wambaye ibyo uzira uramenye ntongere na muri musaza bamenye kujya mu ibyo ubusa gusa ntongere kumukubita rwose ndebera nawe ubu si utamutarura abaraye agaramye mu gasozi rero uragushaka amazi ugakanda umugabo wawe mukanda se ngo yabaye iki wagize ngo rudakemwa ntamaze kumuhuna ruseke ntabizi sijya wamumwamuriyeho amaze kumugiraho ifundi igira ibivuzo waba urute se kuza n'ibintangajije urandebera waba urute kumuburanira mwese ko ari ntawe urutu nuko umbwiye koko nuko mukuzaniye amasani yaravuye havuga yuko agiye kwikopesha icupa rimwe none akaba ugomba kuza umuhetse mu maboko sibyo se rimukozeho sigaho de bajya kukwimura se ntibaguhaye amafaranga y'ibikorwa byari mu isambu warutuyemo ubwo uje kuntumbikaho amatama wumbwira amatakara gasi nkaho hari amatunzaniye ureba naho amatariki maba tugeze shinyuye rwose nyakubahwa ko aho iminsi igereye ubu ibintu bisigaye bigenda bigura intege ariko rero witegereje ugashishoza wasanga abagabo twese tudahuje ubushobozi ni kwa musaza we uvuga ndakumva ngabo nzima harya ngo witwa abagabo barabona ko nitwa kare sindi ikirara ibyo sibyo nkubaje wanjije ahubwo niba ushaka ko nguha akazi koko ngusabye kundebera 15,000 ariko nyakubahwa naba mfite ibyo bihumbi byose ngaza kugutakambira ngo urashonje musaza niba aribyo noneho ngusabye kunsohokera mu biro nonaha kuko kukureba nta biro nkubonamo bose agira bwangu ntagusigamo imvune komeje kuntera icyugazi aho utenda no kunsigira inda kuri siba dore ko zijeje tazitumuka muri rwo rusatsi rw'imvura usana rw'umusazi umuntu aryama akagiza saa 4 ariko avuga yezu ku musaraba mbega icyaka ego ko agatama karetse mukanga muri